Tugiye kwiga uburyo twakweditinga amavideo yacu nka Ali Abdaal. Twagiye turi ukuntu bikorwa. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Tukaba dukomeje rero n'imyitozo ya kamtazi nk'uko twabisezeranyije, tuzaza turangiza programme runaka tuba dukora imyitozo wenda nk'amavideo angahe tujye ku yandi masomo nk'uko twabibasezeranyije. Tukaba tugiye gutangira amasomo ya Premiere Pro. Mwitegure cyane rero tugiye kuyatangira mu minsi iri imbere itari myinshi, tukatumaza twitoze rero uburyo twakora video nka Ali Abdaal. Urareba rero ino video ukuntu ayikora, reka tuyiplayinge turebe. Ali Abdaal rero abatamuzi ni umu YouTuber uzwi cyane ufite abafana benshi, ariko ikintu azwiho cyane ni gutanga information cyangwa se ubumenyi bugezweho kandi bwiza bwafasha buri muntu wese, kandi akagira na editing nziza y'amavideo ye. Bityo rero twamufashe kugira ngo tubashe kwigana ibyo akora kugira ngo bitwenspire, dore ko nanjye kubwanjye aranyenspira. Hari tuntu na tumwe njya mwigiraho mu bijyanye no kweditinga, dore ko afite team imufasha igera ku bantu bagera kuri 12 gutyo. Bityo nanjye rero nagira ngo twige kamtaziya dushaka nyine kumwinspiraho kugira ngo turebe ko kamtaziya nayo yabikora, kandi irabikora nta kibazo. Ukuntu rero bigenda nkuko mwabibonye rero video ye abari kuvuga, noneho hagahita hazamuka ikintu kimeze nk'umweru cy'igitambaro, agahita yandikaho wenda ikintu cy'ingenzi nyine ashaka kuvuga muri video, gihita kiza hejuru nka chapter wenda agezeho. Nimba ari kuvuga ibintu bitatu wenda byatuma umuntu yiteza imbere muri business ye, icyambere agahita wenda zamura igitambaro, agahita shiraho rimwe, akandikaho wenda kwiteganyiriza. Yagera ku cyakabiri none igitambaro kikazamuka, akandika wenda gukorana imbaraga nyinshi. Reka rero tubikore turebe uburyo wabikora. Nta kintu ukora rero, uraza ukarebaho ushaka kuza gushyira kira gitambaro cyangwa se kira gipapuro cy'umweru, ugahita uhashyira. Noneho ukaza hano kuri annotations nkuko twabyize, twamaze igihe kinini tubyiga, menye ari isomo rya 10 na kangahe ntago mbyibuka neza mu masomo yacu ya kamtaziya. Tuze iki gitambaro cy'umweru tukizane hano, noneho tukigire kinini kugira ngo kize kuzamuka kigere hejuru. Noneho hano tuhagire 0 kugira ngo kano kantu kaze rero, ukana hano kuri properties, noneho hagahita za settings y'iki gitambaro. Aya magambo yanditse hano ntago tuyakeneye, reka tuyasibe. Turayasiba. Noneho iki gitambaro dite tukimanura hasi gutya, kubera kizamuka kivuye hasi, katugishyira hasi cyose. Noneho tuze dukore animation y'iki gitambaro. Turaza dukandi kuri animation hano, noneho tuze hano kuri animation, tuze kuri custom nkuko twabyize. Hari amasomo twabyizeho, ndakeka wenda batarayikurikiye bajya kureba nyine ukuntu twabikoze. Uraza hano ukaza kuri custom, ugahita ushyira muri iki gitambaro gutya. Noneho ugahita ugira gute, ugahita urarako ukanze hano kano kantu kabicyatsi, bityo ntago kakora katabaye umuhondo. Ni ngombwa kuga ukanda hano kakaba umuhondo. Noneho ugahita ugira gute, ufata ukanda kano kantu kajya hejuru kuri clavier yawe cyangwa se kuri keyboard, kajyana hejuru, ugahita uzamura iki gitambaro gutya, kakizamura mpaka hejuru. Urarako twakigezeze hejuru, cyangwa se ukakizamura ukoresheje mouse yawe gutya, ukagishyira hejuru. Nidusubira inyuma, urareba ko hano igitambaro kikiri hasi, ariko kubera twakoze animation yo kukizamura, uko tugenda tuzana gutya, igitambaro kigenda kiza hejuru. Reka wenda duplayinge. Wenda no mukobwa ari kuvuga aya mavuta ni meza. Ikintu cya mbere kiranga no mavuta nukuba, none ibyo bintu biranga aya mavuta tubyandika hano. Wenda reka twandikemo nuko atica uruhu. Wenda nta mavuta yo kwisiga y'abakobwa. Tuze hano dushireho ikintu dushaka kwandika, wenda igitambaro nikimara kuzamuka nk'aha ngaha, twandike hano gutya.
noneho tugira ibara ry'ubururu gutya risa neza, cyangwa se turigire cyangwa se n'umukara nabyo byakunda, byose byakunda. Okay, icya mbere twandike ntago cyangwa se ntabwo yica uruhu, noneho tukurure gutya kugira ngo kabe kanini. Urareba iki gitambaro nikimara kugera hejuru aya magambo arahitaza, nkuko rero twabonye muri video ya Ali Abdaal. Reka wenda twongere tuyishyiremo urebe. Urabona ko igitambaro kije aya magambo aza asa nkaho ari kubyina, ayaha effect runaka. Natwe reka rero ano magambo yacu tuyaha effect, tugaruka kuri video yacu, reka tuyaha effect, tuze hano kuri behaviors, noneho dushake effect nziza. Twakora se nk'iyihe, uraza ugashyiraho gutya rero ukareba effect ukuntu zimeze. Reka wenda dushyiraho nk'iyi ngiyi turebe ukuntu ndeza. Ureba rero ko iyi se igaragara nyine nkaho uri professional. Ushobora no guhindura ino effect, ino tuyisibe dushyireho indi wenda turebe, wenda dushyireho idafite ibikabyo cyane, dushyireho wenda nk'iyi ngiyi turebe kuniza. Urabona ko iyi video uyibonye gutya ubona ko umuntu wayiditinze yayiditinze ku buryo buri professional, ntabwo ari bya bindi baza bagahita bandikamo gutyo gusa ugasanga nta gahunda bifite. Iyi video rero ikintu gituma abantu bayiha agaciro cyane nuko ibasha kubakurura. Nk'ubu ureba uno mukobwa ari kuvuga ibijyanye n'amavuta, amavuta ni meza cyane, twayabazaniye ni kuri makeya, ariko ibintu by'ingenzi biranga n'amavuta ni ibintu bitatu. Icya mbere nuko ntabwo yica uruhu. Sorry, twanditse uruhu. Okay, ayo mavuta ntabwo yica uruhu. Noneho yamara gusoza agahita agira gute, agahita akomeza akavuga. Urora uko utu tugambo tuza tugahita tuzamuka n'iki gipapuro cy'umweru, bituma nyiri kureba video imukurura cyane, nyine akumva mbese igatuma iba attractive, imukurura nyine ino video kugira ngo ibashe kumuryohera. Ariko iyo ari umuntu umwe uri kuvuga nta kintu gihinduka, ukabona agumyemo, ari igihe irambira nyiri kwireba. Bityo rero iyi ni tekinike wakoresha kugira ngo video yawe ibashe kuryoha. Ni tekinike abantu benshi bakunze gukoresha kuri YouTube ndetse no kuri za video zigiye zitandukanye, yaba mu bucuruzi n'ibindi bigiye bitandukanye, podcast n'ibindi bigiye bitandukanye. Bityo rero uyu ni umwitozo wa mbere dukoze muri iyi porogaramu ya Camtasia, turi kwigana umugabo witwa Ali Abdaal, dore ko nyine akora editing nziza ku mavideo ye, kandi izo video ze zikaba zikurura abantu. Reka rero tuze guhurira mu wundi mwitozo, naho ubutaha. Ciao, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe no kutubwira muri comment ko mubyumva, ndetse no gusangiza abavandimwe mubone agirira akamaro ano masomo. Bye, naho ubutaha. Turabakunda cyane.